tu mugore barangora kananya yo ni bonus ariko naragowe man subwo warnyutewe ubwo waba wikanira bingana gute ujya kuzana amabi Jesus mbabari ntuzare mu magambo ntabwo nkumva ibintu nk'ibyo umwaka n'amezi 4 muyabari ukaba uri muri uwo munyenga urukundo rudafite icyerekezo rudafite future ahubwo ari urwo kukumunga ukakumunga n'ibyo wari ufite nuko Imana yahabaye nkaba mfite family nkaba mfite limite urumva ya ariko this is too much and ntabwo nabitorera igihe cyo kuvuga muzamenya so kugira Imana ntiyabona uwagurira akakuvugira ra yewe mfite amafaranga ahubwo yo guha abanyamakuru bose bo ku isi yose najya nyabaha bakamvuga ninde wanga ibyiza ariko we nta wanga ibyiza nta wanga ko bamuvuga kandi iyo urankunda amagambo nta kintu amagambo antwara so it's okay undi victime ngenda ryaramvuye nta mwanya afite erega the problem is not money my dear abantu muri kuvuga amafaranga ngo ibiki nge nta nubwo nigeze mvuga ibintu by'amafaranga by the way nese amafaranga ntushobora no kuyata mu nzira amafaranga banayata mu nzira mani bakayatoragura erega nababwiye ko kuri kutarajya hanze sho amafaranga nayo azayanyishura kuko hari amafaranga ugomba kunyishura nyine ako kuva aho iwacu bavuka turi abanyenyanza shu papa wanjye avuka i Nyanza sibyo uzi neza ko mu gihugu cy'u Rwanda nta hantu inka zitaba ku buryo twese tutanywa amata twanyweye amata niyo mpamvu bamwe twavuyemo tuza turi n'ibiyobe abandi tuza turi ibikara byiza dufite imibiri ibyibushye twarayanyweye shu amata twarayanyweye kandi twanywaga y'inka natwe ntabwo twigeze tunywa y'ingurube cyangwa ay'ikindi gisimba twanyweye ay'inka twanyweye ay'inka shu amata twarayanyweye niyo mpamvu tubyibushye dusa neza kakuze dufite umuco niyo mpamvu tujya wumva tujya ngo tutukane ntabwo uzumva natutse umugabo sizumva natukanye ko twararizwe sizumva nkora mu matiku ngo abantu baranyonga naho amata mushe si dore ibi ni ibitama n'ubu turacyayanywa twese nta n'umunyarwanda utanywa amata ahubwo si ubwubu maze n'unywa inzoga hari aho agera akavuga ati mumpe amata kugira ngo zimushiremo twese rero amata twayavukiyemo mva noneho amata yowe amata twarayanyweye n'ubu turayanywa amata turayoga amata turayisasira amata turayarya no mu biryo tuyarya no mu mavuta y'inka kandi hari abanywa amata ariko batarya amavuta y'inka so rero twebwe n'amavuta turayahekenya amavuta y'inka twe turayahekenya shu turayarya rero kuvuga ngo unywa amata
kereka niba hari andi mata uri kuvuga atari ayo tuzi, naho ayo tuzi twese twayavukiyemo mon cher. I'll feel in love again, but not now. Not now, baby. My heart is full of pain. I can't lie. It's full of pain. Birenze uko mwebwe mubitekereza. Yeah. Umutima wanjye urababaye. Ntabwo nishimye. So rero katube tubiretse. Ko nanjye ntabwo nabaho mbabaye. Icyo ni icyambere sinabika agahinda kanjye. My dear friends, let me get ready to stand up. And you know something? I'm not here to prove you like nkaho uri umuyobozi cyangwa se uri iki. So ubyemere ntubyemere, I don't care. But I was in love. Yeah, I was in love. Munabyumve munabimenye. Nari ndi mu rukundo, ariko urukundo rwanjye rwari scam bana. Umwaka n'amezi 4 muyabari. Ukaba uri muri uwo munyenga urukundo rudafite icyerekezo, rudafite future, ahubwo ari urwo kukumunga, ukakumunga n'ibyo wari ufite. Nuko Imana yahabaye nkaba mfite family, nkaba mfite limite. Urumva? Yeah, ariko this is too much. This is too much, and ntabwo nabitorera. Ntabwo nabitorera. Igihe cyo kuvuga muzamenya, muzabimenya. Kambe ndetse aracyari kare. Nabwiye ko hari comment ntari gusoma. Sinzi niba icyo Kinyarwanda mucyumva. Aracyumva ari gushego ntari gusubize, ntari buvuge. Hello. Ngo mwarimu uzi ko nshiriwe kiwe. Nta mugore ujya ushirirwa ngo ashirirwe. Shaka wowe siji. Ntabwo nashirirwa. Niba hari n'abategereje kuzambona, arashiriwe mwankulash. Zikia amavuta ubwo nibo wiyisiga mon cher. Je ntabwo nitukuza uzabaze.
neza Josh, thank you so much. Nani tunavuga, ntago ndavuga shude kizagera yenda mvuge